turabasuje cyane tubifurije igitondo cyiza nk'uko bisanzwe igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mutwumva amasaha mu gitondo igicamunsi cyiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita umugoroba mwiza kandi kuri mwe mutwumva amasaha y'umugoroba biraza guterwa naho mutwumva muherereye nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero turi ku munsi wo ku cyumweru turi tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024. Turagarutse rero tugarutse muri studio tuzindukiye muri studio kugira ngo tubagezo amakuru agezweho akaro n'ubundi rwose ari amakuru y'ibikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaro byo n'ubundi tugiye kugarukaho mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Turaza kugaruka muri teritwari ya Masisi, tuze kugaruka muri teritwari ya Rucuro, tuze gusimbukira muri Nyiragongo muri uyu mujyi wa Goma. Tubagezo amakuru ari update agezweho. Icyo rero musabwa nukuza kubana natwe by'umwariko abantu mutarakanda subscribe mukayikandaho, hanyuma abamaze kubikora namwe mugakanda like ndetse na share kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro. Muri rusange ni byinshi rero tugiye kugarukaho ngira ngo muri studio reka manze ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe sina makosa. Turi kumwe hano hanga muri studio sina makosa. Waramutse neza? Amakuru yawe? Amakuru ni meza Fighter. Icyumweru cyiza kurewe nabawe sina makosa. Akoze cyane. Ya abantu dukurikira rero mwese reka tubabwire tuti icyumweru cyiza ari nako rwose nizera kandi ko weekend irimo iragenda neza. Sina makosa ngira ngo amakuru yacu nubundi ntabwo tugomba gutinda cyangwa se kwizimba mu magambo. Reka duhite tumanuka amakuru. Reka amakuru yacu tuyahere hano muri ubwo twabonye muri Rucuro. Muri Rucuro n'ubundi iyi teritwari ya Rucuro niyo teritwari iri kuberamo imirwano ikomeye cyane muri iyi minsi. By'umwihariko iyi mirwano ikaba irimo irabera hano muri Axe ya Kanyabayonga ndetse na hano muri Rwindi. Ya ni imirwano imaze iminsi twanavuga iri kugera aho igera igasa n'iciyemo igacwekereza ejo kongera kumva birakomeye. Mbese ni imirwano ukumva yuko ntabwo bari gufatira ngo tumumve ngo wenda igice runaka cya Kanyabonga cyose kivuyemo cyangwa se byagenze ukundi kuntu. Ni kwa kundi nyine bari kujya batakana ariko bakanyuzamo hakabamo n'agahenge ku mpande zombi. Ya ubu tuvugana rero amakuru sina makosa arimo aravugwa cyangwa se agezweho. Aremeza ko mu ijoro ryashize aribwo M23 yagabweho ibitero ahitwa za Mabenga. Ibitero bikaba byagabwe na FDLR gusa M23 ibi bitero ikaba yabishubije inyuma. Iyi mirwano rero ikaba ari imirwano navuga ngo yabaye ndetse isiga M23 n'ubundi ishegeshe izi FDLR ziri hariya. Umuryango wa FDLR rero ukaba umaze ngo gutatana nkuko nabo ubwo barimo kugenda babyitangariza. Mu by'ukuri rero ubu tuvugana usigaye ayoboye FDLR ngo uhagarariye FDLR ubwo ni Omega General Omega niwe nava ngo uhagarariye iyi FDLR akaba ngo yabahamagaye mu nguni zose aho bari aba FDLR arababwira ngo mu by'ukuri bamaze gutatana ngicyo bagomba gukora nta kindi nuko bagomba kugira gutya bakisuganya bakiyegeranya. Bariyegeranyiriza he bimeze bite? Ndaje naho ndahababwira ariko ku rundi ruhande bakuze Jeune Official munyemere mbabwire ko muri Mabenga hari habaye imirwano n'umundi ariko iri shamba FDL nibo bari kurirwaniramo. M23 nayo igahora isubiza inyuma ibi bitero. Witwa Kabundi nawe nimwo rwose akunda kugaba ibitero. Urumva ko ibya hano muri iyi parike ya Rwindi ntago byoroshye. Urumva ko iby'iri shyamba burya Fighter ishyamba na ahantu haba hagoranye. Burya yari ahantu hari abaturage ujya kumva agace bagafashe ko burya ahantu hari abaturage kwafata birora kurusha ko wakwinjira mu shyamba. Iri shyamba ubuteganya yuko ushobora kuryinjiramo nabi bakaba bagutega mbushe cyangwa se bakagutega za mine. Urumva niyo mpamvu ubona rero M23 n'iri shyamba rya Rwindi ni ry'ibiririmo ariko itizeye umutekano usesuye. Kubera iki? Kubera izi FDL mwo ziri, FARDC barimo, Wazalendo barimo. Ukumva yuko rero nabo iri shyamba niyo mpamvu bose usanga bagenda basa nkaho bakengana.
ubona nyine haberamo imirwano ariko ukabona ko ku mpande zombi bose ntabwo bashaka kugira ngo hagire uwakwinjira mu cyo twakwita nk'igihombo ku rugamba kugira ngo atakaze cyane, kuko iri shyamba ari ishyamba ririmo FDLR nyinshi cyane, M23 rero nayo ikarirwaniramo ariko ifite ubwenge bwinshi. Hanyuma rero mu by'ukuri nuko iyo mirwano yagiye cyangwa se yagenze M23 ubwo barwanaga mu by'ukuri bo barabirukankaho, dore ko hano ahangaha wenda abantu batabizi, aha Mabenga hari umuhanda hakaba n'ikiraro, aha hantu rwose ndababwiza ukuri FDLR yakundaga kwategera ambushi ikahamburira abaturage, yaba abacuruzi, izi modoka zikora ubucuruzi zivana ibicuruzwa hano muri za Masisi zibijyanye iyo ngiyo za Kanyabayonga, iyo za Butembo naye hose bakunda kuzitega bakazambura. Ariko noneho aho M23 ihagereye ubwambuzi busa n'ubwatangiye kugenda bugabanuka, ariko FDLR muri biriya bice ntabwo irarangirayo, n'ubundi rwose ikomeza kugenda baturuka iyo ngo bakaza bitwikiye rwose ishyamba, bakaza baryitwikiriye, barangiza bakaza gutega ambushi, mu by'ukuri hagahohotera abaturage. Ni kenshi tukunze kuza tubabwira tuti bagize gutya ahangaha rwose bateza amamodoka, bafashe imodoka, ajyanye abantu bugwate, ibintu nk'ibyo nyine. M23 iri kubahiga cyane hano muri Mabenga. Reka iyi nkuru tuyiveho tutegutinda ku nkuru imwe, duhite twerekeza ahantu bita muri iki kibaya. Sina makosa, turi muri update, ariko ndajya nshishamo nawe nguhe umwanya uvuge kuri update ufite. Nk'ubu ngubu ngiye kuva hano muri iki kibaya, iba witeguye guhita utanga nawe inkuru zimwe mu byo ufite kugira ngo tugende dusaranganya umwanya. Ubu tuvugana amakuru arimo arambwira ko hano muri iki kibaya M23 ngo bagipanuye byo ku rwego rwo hejuru, bagipanuye, kandi abagipanuye ni ba makasike cyangwa se special force. Impamvu nyamukuru ari mu by'ukuri ngo umutekano wakajijwe. Urabizi ko mu by'ukuri muri iyi minsi na FARDC nabo bakoze imyiteguro idasanzwe hariya muri ziriya nkengero, mu by'ukuri cyangwa se hano muri iki kibaya ndetse no mu nkengero za Goma, aho bafite papasi yo kuba bashaka. Uribuka kwa muvandimwe yari yadutangarije, uyu muvandimwe wacu uri Goma, avuga ngo imbunaga imitutu bari bazerekeje mu Rwanda, ngo bafite papasi yo kuzarasa, ngo aho ngo perezida aziyamamariza. Uzi yuko uyu munsi ari ibikorwa byo kwiyamamaza arabikomereza hariya muri za Rubavu. Rero ngo bari bateguye kuzaharasa, ariko nyine nubwo nari bya bintu byo guparanganya, byo kwirwanaho, byo gukina, ni ibintu byo kubesha abaturage. Rero M23 yavuze iti uko bimeze kose, niba iki kibaya ari twe turimo turagikontorora, turebye nabi abavandimwe cyangwa se iyi FARDC ishobora kuduteranya n'ibindi bihugu, ugasanga bituviriyeho indimwe. Arega ngo bashobora kukina, kandi byabaho. Arega bashobora kukinaga nka hara mu iki gisasu, bashobora kukinaga nko mu Rwanda, mu kibane mu venture wirimo, bashobora kuba nk'abiyahuzi, bashobora kuba nk'abiyahuzi bakagenda bakestara imbunda neza, bakayisetinga bari mu kibaya muri eneo za M23 biyefiritaye, bakareba abantu bihisha bakayirasa, wenda bakaba bati turayirasa tumare kuyirasa bahite batwica. Urumva abasigaye basigare barahangana n'ibyabaye, bagatereka nk'iyo mbunda muri eneo za M23 bakita barasa. Noneho icyabaho ni iki, perezida His Excellency Paul Kagame ashobora kuvuga ati n'abakongomani noneho M23 nanjye yari nyivuganye, mwananiwe kurwana n'abakongomani bagenzi banyu, none mutangiye no kuturwanya tudafite naho duhuriye. So rero ni muri urwo rwego M23 aravuga iti barasire muri eneo zabo, natwe turi maso, hatagira uza kwisungasunga rwose eneo zacu akaba yagerageza guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu, akabitwitirira, bakaba banabitwitirira. Ubu rero ngo umutekano bawukaje ku rwego rwo hejuru. Ubwo icyo bishatse kuvuga ni iki? FDLR muri iki kibano n'ubundi isa naho ibi ihari cyane, ubwo urumva ko byabacanze. Sinamako mva muri iyi nkuru winjira mu nkuru nawe wateguye. Urayisoje se? None ubwo nanjye ndinjira ahangaha muri Goma, ngaho muri Goma rwose ngo abaturage bishize hamwe biyise kivusiye, ngo bagize gutya rwose bakoze ibaba muri wino barandika
bandikira uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yuko ng'abajenerali abakoroneri bagaporare ba sagenti abatagira amagarade babita ngo iki abatagira amagarade abatagira amapeti bose ngo umuntu uvuga ikinyarwanda urumva abatagira amapeti babita gukira barushati oya babita ni ba soruda ni abasirikare gutyo nyine gusa ni abaraho ng'abasanzwe ni soruda urumva ngo umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo bamushaka muri FARDC igikorwa cy'ibintu bitari byiza rwose igikorwa kigayitse ngo ntago bashaka umuntu utavuga ururimi rw'ikinyarwanda umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo ntago bamushaka muri FARDC ndetse bagera kure bandika urutonde aba n'abakivusiye ngo nabaki abakivusiye none se bo bavuga uruhe ruri mu bundi ubwo ni igikongo oya biragaragara sinzi ngo abakivusiye bavuga uruhe rurimi njye ndashaka kumenya bavuga uruhe rurimi ubwo abakivusiye biganjemo abatembo biganjemo abandandi biganjemo nose igitembo cyo nicyo kirimo gisobanura ubundi Kongo ururimi gakondo ururimi nyarwo abantu mudukurikiye mumfashe tubimenye ururimi rwabo ubundi twe tuzi yuko ibihugu byose buri gihugu kigira burya ururimi ruri principal wenda ururimi gakondo nk'ubu ngubu twe ururimi rwacu ni ikinyarwanda sibyo mu bagande ururimi rwabo ni ikigande indi nk'ibyongereza n'ibiki biza bizamaho ngaho ariko ururimi ruzwi ni ikigande noneho tukaba tuzi ko mu barundi ururimi rwabo ni ikirundi kijya gusa n'ikinyarwanda none Kongo yo ururimi rwayo normale cyangwa se twavuga ngo rwa gakondo n'uruhe icyo bita langue nationale ntarwo bagira ni igiswahili reka igiswahili kari cy'abatanzania ni icyaho oya nabo ni abaswahili reka nabo twakavuga ko ari igiswahili abaswahili ubwo rero biramutse ntaro igiswahili bakiga ku mashuri nk'uko na hano bakiga ku mashuri ubwo rero biramutse nta rurimi bafite rwabo aho twavuga ko rero n'ubundi bagomba gutuza kugira ngo ubyumve aho bibereye ihurizo rikomeye buri ntara bagira ururimi rwabo buriya iyo ugiye hano mwaba bakinwa urumva abanyakinshasa usanga bivugira iringara cyane urumva wajya mu baruba ugasanga bavuga ikiruba wajya ahantu bita hehedi Katanga wajya mu Katanga naho ni iringara none se iyi ntara ya Kivu y'amajyaruguru kukiyo iyi ntara ya Kivu y'amajyaruguru niho habaye ihurizo rikomeye harimo indimi nyinshi cyane harimo ikindandi ikinyanga ikiruba igitembo ikinyarwanda igihunde igishi igihavu izi ndimi zose ziri muri Kivu y'amajyaruguru ubwo rero bakavuga yuko abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda fighter atari abakongomani 100%. Nyamara ubwo bita Antoine Felix Tshisekedi yaganiraga n'ikinyamakuru cya RFI urumva yavuze yuko ngo aba banyamurenge bura n'abanyamurenge ngo ntago bari kubemera uziko no bita amasunzu bamushyize ku rutonde rw'abagomba gukurwa ngo mu basirikare ba FARDC bamaze gukora liste y'abagomba kuvamo na Kabundi arimo bita bakabundi ba masunzu ko nabonye urutonde ari runinira bavuze ngo abasirikare ngo ntago twashaka muri FARDC aho twakwibaza ngo uyu president wa Kongo aragendera kuri iki gitutu cy'abaturage bari kuvuga yuko badashaka aba basirikare muri FARDC uyu president wa Kongo aragendera kuri iki gitutu aba baturage bamushizeho yuko badashatse abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge muri FARDC kuko fata abagabo fighter uvuge ngo bakwe muri FARDC FARDC yabimeze nk'irangaye
urumva yabimeze nk'irangaye ibi twirirwa tuvuga ngo Kabundi ngo ageze muri Rwinda arananirwa none se ko tuvuga ngo yarananiwe tukaba turi kumutera amacumu ngo yananiwe urugamba undi wigeze arushobora we ninde bazankubaze ubundi abakongomani bakagombye gushyira hamwe kanange nishyiremo twakagombye gushyira hamwe kugira ngo dushake icyatanga umutekano muri iki gihugu kuko tuvuga ngo Kabundi ngo yarananiwe urumva no bita General Mugabo nawe arimo urumva Mugabo tukavuga ngo Gicanga ngo barayimuhaye ngira munanira ko bayimunaniye uwo bazanye akabishobora nindi Kabundi usibye na Kabundi na Mugabo ega na Mayanga tujye kure ko bavuze ngo Mayanga urugamba rwaramunaniye undi wo bazanye umukinwa umukatange umukasaye waje akarwana urugamba akarushobora ninde ntawe mbona nuko nyine abangaba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda usanga aribo bari gutemeraho ibisinde fighter urumva ugasanga bari kugenda ngo urabona ngo bari gutanga ibice ngo bari kurwana ngo na bene wabo ngo bagashyiramo icyo bita kuregeza ubundi kuregeza koroshya akazi koroshya akazi ngo urabona ngo bari korohereza M23 akazi ko muzi ko bari kuborohereza akazi mwashaka bataraborohereza akazi mukabajyana ko mwajyanye bitagashyikira ese nta batembo bafite nta bajenera batembo ngo bajyeho nabo bajye kugerageza se bakasikira ntago ari abantu nta banyanga si abanyanga nose yakoze iki yakoze iki icyo dushatse kwerekana sibyo nuko yaba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yaba ari mu Kasaye yaba ari mu Kinwa bose bakagombye guhuriza hamwe bakamora ko ikibazo bagisangiye apana kuvuga ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni umuki kuko fighter iri kosa Gisegete aramutse arikoze akavuga ngo aba Masunzu si Masunzu twari kurwanya makanika anashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo makanika abe neutralize nose ukeka ko nk'uyu Masunzu aramutse yihuje na makanika iyi kivuye amajyepfo yagira umutekano hari ikibazo nose ukeka ko Kabundi sibyo inosa Kabundi aramutse avuze ati ndaje sibyo nabara ba padiri nabonye nuwo bita padiri bamusizemo padiri wese Colonel padiri nawe avuga ikinyarwanda nawe ari muri FARDC navuga ikinyarwanda abo bose bakaramuka bavuze ngo tubashyize ku ruhande M23 yabibonye imbaraga zidasanzwe kuko simpamya ko Kabundi nk'ubu baramutse bamuvugiye ngo turakwicaje simpamya ko yakwicara baramutse bavuze ngo padiri turakwicaje simpamya ko yakwicara bavuga ngo Mugabo genda ujye guhinga simpamya ko bajya guhinga ubwo bakwinaga muri M23 akavuga ati noneho turaje reka Antoine Gisegete tumukwita ndakuye iri kosa Gisegete aramutse arikoze na Kinshasa byamubera ibibazo ubwo rero aba bakivusiye ibintu bari kwifuza nge simpamye ko Gisegete ashobora kubyumva rwose ngo banditse urutonde ruremereye cyane bati Kabundi ku ruhande obita Padiri ku ruhande General Mugabo ijya ku ruhande ba Masunzu mugende ba Mayanga mwebwe muri n'amabandi y'Imasisi urumva arasinzi yuko Gisegete se araza kumvira abaturage araza kumira umwuka avuga ati nubundi nibo bangize araza gukora iki ubwo iri ni ihurizo rikomeye fighter ariko ngaba kivusiye rwose sinzi ngo bwose ngo ni nabo mu buhe bwoko kuko biyisaba kivusiye ntabwo wavuze ubwoko runaka bavuze ati twebwe turabakivusiye ariko twamaganye umuntu wese uri muri FARDC uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo ndetse ubutumwa bakaba babugejeje kuri Antoine Felix Tshisekedi ubwo dutegereza turebe ngo icyo biraza gutanga amakuru rero arimo aratugeraho nuko ku mugoroba washize nanone muri ka gace ka Kanyabayonga mu nkengero za Kanyabayonga aha rero mu by'ukuri nahamaze iminsi hari kubera imirwano ubu tuvugana rwose mu masaha nimugoroba nuko amakuru arimo aratugeraho ngo habereye imirwano nanone iyi mirwano ngo ikaba yasize n'ubundi M23 ifashe amatekwa y'abagera kuri 22 ba FARDC mu mirwano yabaye n'ibitero n'ubundi byatangijwe mu by'ukuri n'iyi coalition cyangwa se iri huriro ry'ingabo ziri hariya ziyemeje ngo gutsinsura M23 iyi mirwano rero bivuga ko rwose yatangiye ahagana ku isaha hafi ya saa
saa 9 gutyo ikaba irangiye hafi mu masaha make ashize mu rukerera ni imirwano ngo yamaze hafi isaha n'igice irimo iraba ariko biza kurangira ngo M23 ifashe matekwa y'abagera kuri 22 abagabo ngo n'ubundi ngo bari bagabye ibitero ngo bitwikire ijoro baravuga batereka tujye gutungura M23 hari igihe baba rwose badaheruka gusimbuzwa bakaba bafite ibitotsi bakaba basinziriye niturangiza nyine tubagwire tugire gute tubafate cyangwa se rwose tubambure aka gace icyaje kuba rero ntabwo byaje gukunda baje gusanga n'ubundi nabo biteguye icyaje gukurikiraho ni isasu ndetse no gufatwa bamwe bagafatwa amatekwa Fighter iyi ntambara harona ndi kuganira nawe muri Goma ariko umyango ndi kureba nkabona yuko iyi ntambara ishobora kuzasiga rwose abagore benshi babuza abagabo byararangiye ntago birarangiye birimo bavuga ngo birarangira urugamba rutararangira abagabo bagiye kuzaba bake muri Kongo hano muri Kivu y'Amajyaruguru si no muri Kongo reka gusa ni ku isi hose yose muri Ukraine no muri Israel ntago uri kuvuga ukuntu Hamas bayimereye nabi ntago ari muri Kongo gusa nuko duhugira muri Kongo gusa ariko ni ku isi hose abagabo bagiye kuzabura pe uzi yuko ngo habaye bake aho byageze yuko ngo no muri Israel bari abasirikare ba Israel bari kugenda bavuga ati rwose Netanyahu ibintu uri gukora reka dushyiremo imiyaga kuko aho bigereye turi kubona ibintu bikomeje kuba bibi ni isi yose buriya yahuye n'ibibazo ariko muri Kongo ni ibibazo ahantu bibereye ibibazo ntutishwe n'amasasu yicwa n'ikinyangara abagabo muri Kongo ufite ibibazo rwose ubwo rero ni ukuvuga ngo iyi mirwano nibyo nari nkibabwira irimo irabera hariya bafashe matekwa sinzi ngo harimo aba FDLR ntabwo ndamenya ngo abafashwe ni izihe ngeri bimeze bite ariko ndimo ndabikurikirana bivuze ngo amakuru ari buze gukurikiraho ntimujye kure muraza kumenyeshwa byose turaba tubibafitiye gatanu kuri kagenzi kako ariko FARDC ngo bari bamanutse bafite papasi bafite gahunda rwose ngo yo gutsinsura M23 nubwo bitabakundi nk'uko ngayo nkuko rero ubwo twasimbukira n'ahangaha za Masisi rwose za ahangaha Masisi Karongi aho bita Gisura mu Gisura aha mu Gisura naho ngo habereye imirwano mu masaha y'umugoroba Fighter aha mu Gisura abantu batahazi ni hagati ya Nkuba na Rubari urumva ngo ni nyuma yuko aba basirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo bazamutse bashaka kugira ngo batere iyi defense ya Rubari Fighter kababye ki Rubari ni umusozi muremure uri strategique Rubari ni munini ariko ukaba uyobowe na M23 ubwo rero abavandimwe baje ahangaza Gasura bari kugira ngo bazamuke binjira muri iyi Rubari barebe yuko wenda M23 babasha kwikura muri iyi Rubari bivuze iki iyo bakura iyi M23 bayikura muri iyi Rubari byari kuba bitanze iki iyo bitaburamo urumva na Kagusa hano hino aho bita kururumbu urumva ndetse naha muri Nkuba bari kuba bari kuhakontrola ubisha akamaro k'uyu musozi akamaro k'umusozi iyo baramuka bawufashe uravuga wa Rubari bari kuba bafite nibura ahantu hagera kuri hane bakontrola uyu musozi ntabwo M23 yawurekura yawufashe ukeneye ariko uzu musozi yakuyemo Ruhinda wowe warangiza ukabangira urekura yafashe unyotewe ubwo rero ngo ahangaha rwose Gasura nuko haguye abasirikare benshi Fighter baguye benshi cyane kuko baguye mu burinzi bwa M23 ubundi ibintu bya M23 ntago igikorera uburinzi muri defense ibukorera hirya defense noneho ku buryo adu yaraza azingagiye kwinjira muri defense kugira ngo abaraseho agasanga ahubwo uburinzi buri kure ya defense uzi ngo ko aha Gasura kugira ngo winjire muri Rubari harimo nka metero 400 urumva urumva uburinzi bwari buri gukorerwa ni nka metero 400 kugira ngo winjire muri ahangaha muri uyu musozi urumva rero ikintu bari bashaka kugira ngo bafate uyu musozi nibamara kuwufata none bakontrole Buramo Kagusa no kururumbu Karongi ndetse na hano hejuru muri Nkuba urumva bivuze iki uyu musozi ni umusozi uri strategique ibaze umusozi ushobora kuba urimo urumva ariko ukaba wayobora no hakurya y'amazi hakurya Rushoga ubwo nivuga hakurya Rushoga ni Buguri na Rurambo urumva angaye mu 23 nayo ishobora kuyikontrola yibereye muri uyu musozi ni ikikwereka ko uyu musozi
ari umusozi uri strategique. Rero ngo nimugoroba rwose baraye bakozanyijeho nyuma yuko Awazarendo ndetse na FRDC ndetse na FDLR bari bashatse kugira ute, bari bashatse kugira ngo barebe ko bakwigarurira uyu musozi, ariko birangira baje kugwa mu burinzi cyangwa se muri ambush M23 hatikirira abatari bakeya fighter. Sinamako sinzi ibi inkuru mbonye hano hangaha irimo iracyaracyara biramutse ari byo sinzi uko byagenda. Ubu ngubu barimo baravuga ko ngo ikirunga cya Nyiragongo cyatangiye kugaragaza ibindi bimenyetso bigaragaza ko ngo gishobora kuba kigiye kuruka. Baba bafite ibibazo n'abakongomani. Ubwo ibi ngibi ntabwo si cyaba kigiye kurwana intambara ikomeye ku ruhande rwa M23. Rwaba ari urugamba rukomeye kuko ngo ahagana kuri 21 ku munsi wo kuwa gatanu ngo nibwo ahagana ni ku isaha 12 z'umugoroba ngo mu gasongero k'iki kirunga cya Nyiragongo ngo hagaragaye igishashi cy'umuriro bigaragara yuko cyari mbese ugutomboka kwacyo wagira kirarutse mu gukora gutomboka kwacyo. Noneho ngo abashinzwe ibijyanye ngo abashinzwe iby'ibirunga bakorera hara mu mujyi wa Goma nabo ngo bemeje amakuru ko iki kirunga gishobora kuba kigiye kuruka. Ibi rero ngo bikaba byateye ubwoba abaturage baturiye hano muri uyu mujyi wa Goma. Sina amakosa igihe iki kirunga giherukira kuruka abenshi bari bahungiye mu Rwanda bahita biyizira hano mu Rwanda hano i Rubavu. Sinzi noneho ngo byagenda bite, sinzi ko mu by'ukuri u Rwanda rwapfa kwakira abacumbikira u Rwanda. Sinzi amoko bacumbikira yaba ameze ati bo babacumbikira ntago nahakana ko batarutacumbika bacumbikira abakongomani bose ariko sinzi ngo byagenda bite ntago ndimo ndabikurura neza. U Rwanda rutarobanura ku butoni ubwo nyine waza uruhungiyeho wese yaje baramwakira rwose. Hanyuma ariko ku rundi ruhande turebe ese iki kirunga kiramutse kirutse nuko ngo za mpunzi zari ziri hano baba deplasa babaga hano muri iki kibaya hano mu nkengero z'umujyi wa Goma bivuze ngo nabo bavamo nuzi bahaguma nabo bagiye. Nyamara iki kibamenya kije iki kirunga gishobora kuba kigiye gucungura abaturage bari mu mujyi wa Goma abakongomani. Wabona kigiye kuko urabizi ko aba baturage bashatse uburyo kibahunga ngo bave hano muri iki kibaya hano mu nkengero za Goma basubire mu byabo. Byarananiranye bazanira basubiza inyuma. N'ubigerageje kubitwiza akabwana. Ubwo nabo ikintu ibiriho kubarokora kubakiza cyangwa se kubarokora nuko bareka bagasubira mu bice bavuyemo iyo za Rucuro na Masisi cyangwa se bitihise nabo bakabareka bagahungira mu Rwanda. Ni benshi ntago bahungira mu Rwanda, ni benshi cyane. Ubwo rero ikiriho niki barasubira iwabo. Ahubwo ikindi kiriho naba ngaba turi kuvuga nabo birashoboka kuba bababwira bati namwe muragiye muri za Masisi ntago murajya mu Rwanda. Sinzi ko rwose bashobora kuvuga ati namwe mujye muri za Masisi. Ese umuntu uri guhunga ntago yemerewe guhungira hashaka. Umuntu uri guhunga biterwa ngo uri guhunga iki, byaterwa ngo uri murahunga iki. Nusugira ngo hari urugamba rurenze kira kirunga hega na kirana rwo n'urundi rugamba rugiye kwiva. Ariko ku rundi ruhande hari abavuga bati ntago turajya muri Neo ziri mu umwanzi hanyuma bakajya he babwo ni mu Rwanda. Mu Rwanda se kandi narwo barushinja kwa rufatanya na 23 cyangwa barabohereza muri Side Kivu. Side Kivu ubwato bwakwikorera bari abantu babubona ubwato bwakwikorera ubwo nyine hajya mugabo hagasiba undi. Arega iki kintu cyo kugenda aba leta Kinshasa yangisha abakongomani u Rwanda nicyo kintu gisa nkaho cyazanye n'umwuka mubi muri rubanda kuko ubundi Kongo ni umuturanyi w'u Rwanda. Ubundi Kongo yakagombye kwiyumva mu Rwanda nk'abaturanyi beza batayifuriza n'ikibikwa urumva kuko ibaze ahubwo nge mbona n'u Rwanda ruzi kwihangana urumva uzambona aho ruzi kwihangana uzi kugira ngo ucumbikire umuntu wakoze amahano urumva uzi naho ari ariko wicara utuze ureke no kumusangaho ngo umukurikirane urumva. Ubundi ari nk'ikindi gihugu kigira wenda navuga nk'ubugurumbanyi cyangwa se gikunda nk'imvururu. U Rwanda rwakagombye kuba rwaravuze ati mubitse abajenosidere bavuye mu Rwanda kandi turababona umunota ku munota none reka dushore tuze tubihigire urumva. Ariko kubera u Rwanda ari igihugu gikunda umutekano kitifuza yuko cyanashyira ikindi gihugu mu kaga yabati okay nimba bari yo ngiyo nibajye baza kuneza utazaza mbo hazaguma iyo ngiyo
ariko ubona ko Gisegeti atabiha n'agaciro ahubwo akagenda yangisha abakongomani u Rwanda, agaragaza yuko u Rwanda ari rwo ruri gutera Kongo cyangwa se ruri guteza umutekano muke muri Kongo, nyamara atariko ibintu bimeze Fighter. ariko ikindi kintu abantu bagomba kuza kwitondera, ubwo ndavuga nko ku ruhande rwa M23 bashobora n'ubundi kuvuga ngo iki kirunga cyarutse bari no kukibeshera kugira ngo babone uburyo bagerayo, bagire n'ibyo bajya gusetinga, wenda babe bashiraho n'imbunda irasa muri Nebuzaye M23. Rero mpamvu bagomba kwitonda. Arega kira kirunga aho kiri ndakeka M23 n'igihari. Cya kirunga aho kiri M23 ni ha control. Nuze M23 yabiri hano Kibumba ukajya kugera mu birunga no kubunyuze za Kibumba. Urumva? Ubwo rero ahubwo hari n'igihe nkuzi ko hari igihe kigeze tena kuzamura muriro, maze leta Kinshasa ikavuga ngo M23 ngo yarashimwe ibibombe ngo kugira ngo iki kirunga ngo kiruke ngo abaturage bahunge ngo ibone uko yinjira muri Goma. Urabona impande zombi navuga ko ushobora kuvuta zirashinjanya. FARDC ishaka kuvuga iti M23 niyo yabikoze kugira ngo abaturage batangire bahunge, ariko noneho M23 nega biti birashoboka ko ari imitwe yo kugira ngo mubone uko muza kugikontrola. Nibyo bwo n'ubusesenguzi bwangira icyo burimo buranyere. Arega bose ntago bizerana, bose barashinya. Bose urabona ikibombe kigwa mu baturage ukumva kumva M23 ngo ni FARDC ngo ni M23 kumva ntawe kugira ngo yemere kugira ngo yikorere uwo musaraba cyangwa se yemere ngo ibyo byabaye ninge wabigize mu ruhare. Bivuze iki? Nuko bose bakekana, nta bishaka kugira ngo avugweho nabi. Urumva ko hara rwose iki kirunga gusa kiramutse ari byo kikaba kigiye gutomboka, ntabwo twabishyigikira cyangwa ngo tuvuga ati ni byiza. Urumva buri kiba cyose kiba gifite impamvu ndetse kikanatera n'ingaruka, kikatera ingaruka nziza ndetse n'imbi. Oya iki kirunga zo nimbi tujya kuvuga ngo ni kiza hano muri Goma ngo kizatera ingaruka nziza. Arega umenya uko byatuma aba deplasa bataha, nje nibyo kintu ndimo ndabona. Arega gutaha ni kimwe, ariko umenye ko nabari hano muri Goma nabo bashobora kugira ibyo batakaza. None nkwari ufite inzu hano muri Goma niramuka ibaye birabibuye by'amakoro azaba yungutse se? None se iki kirunga nibyo ntago twabizitira biragena kuba. Urumva hako nanone nabyo ni risk, ni igihombo kwa Kongomani. Hari kuba iki kirunga kishobora kuruka ni ingaruka mbi kwa Kongomani, hari no kuba kitarutse M23 ikaba nayikomeje kuba hari abakongomani bagakomeza gupfira mwaziri ya nkambi bishwe n'inzara, bakomeje guhura n'ibindi bibazo, nazo ni izindi ngaruka. Nge kintu navuga cyaba igisubizo kirambye nuko iki kirunga kitaruka. Urumva ndetse n'abakongomani bagasubira mu bice byabo, bagasubira aho bavuye, bose buri kintu cyose kigasubira mu mwanya wacyo, nta ngaruka zibayeho mbi. Urumva nge niyo mwanzuro nakagombye gufata. Sinshyigikiye ko kino kirunga cyaruka ngo abaturage bahunge, ariko sinashyigikiye yuko abaturage bakomeza kugenda bahurira n'akaga cyangwa se ibibazo muri izi nkambi zigiye zikikije uyu mujyi wa Goma. Yes, ubwo rero nuko situation ihagaze. Mu nyemerera ahubwo duhite dusimbukira ku yindi nkuru, ngira ngo ni nabamenyesheje ko uwitwa ni uyu nguyu uyoboye FDLR navuga ngo ni Omega, General Omega. Uyu mugabo rongo yahamagariye aba FDLR bose ahantu bari Kongo batatanye, kubera ko ngo bamwe bararwana muri za Rucuro, abandi bakarwanira Masisi, ntago bunze ubumwe, abandi baryamye muri Goma. Rega nabyongereho yabwiye ati rero ibyo bintu byanyu byo kwa muri mu bice bigiye bitandukanye, ugasanga za Karenga hariyo batanu, hari n'abatakiyoborwa, hari abatakigendera ku mabwiriza y'icyama cyangwa se y'uyu mutwe. Ati muhindure, mwongere mwegerane, muhuze imbaraga. Ariko se Fighter ahubwo niki tukibaze, ashaka ko bahuriza hamwe kugira ngo bahuze imbaraga, ngo bagabe ibitero bari hamwe. Nose nk'umuntu uri hano muri Goma azagera Masisi bigenze bite? Azanyuraye hari bazaba bategera za Rekubutere. Namaze kumenya yuko ngo batangiye gutegura ngo gutanga imyitozo, bagiye gutangiriza imyitozo hano ngo muri za Masisi ku zone. Ngo abari Rwashi, abari za Bugabo, abari yo za Rubizo, za Hembe, za Miyanja, za hepfo za Mahanga, ukamanuka hepfo za Kibuwa,
ukamanuka hepfo hano muri za Nyabyondo urumva ukajya muri Gowari karaho bita Mangurujipa urumva ngabare hose ngo nibaveyo none se fight kabiye ndi kwibaza nkuri hano muri Rwindi azagera Masisi ku zone bigenze bite ngo nuvuga ngo twarabibabwiye tubabwira ko bafite gahunda nyuma y'uko bavugururiye mu by'ukuri bakashiraho usimbura Jean Pierre Bemba uriya wamusimbuye bamwita ura ministre w'ingabo ni Kabongo kuva aho avugira ati tugiye gutangira gutera tuterere mu bice byose tujye dutera cyari ahangaha muri bice muri hano hantu muri za Masisi ku zone naho ngo barashaka kuzajya bahanyuza ibitero ariyo mpamvu buriya nabarwanye ku munsi w'ejo bundi wa munsi ni ku munsi w'ejo mu gitondo abarwanye hara muri za Kinigi bamwe bari bavuye Kaniro abandi bavuye za Bugabire hakurya ya Masisi ku zone ngo umugezi unyuzemo n'uyu mugezi wa Rwashi urumva ko naho bafite gahunda kugira ngo bazajye baturutso ibitero biremereye cyane ni muri urwo rwego rero FDLR abari muri biriya bice bose muri za Masisi muri ibyo bice by'iyo ngo bagomba guhurira hara kuri Masisi ku zone ngakora ngo batangira kongera gukorera ka refresher ngo noneho ngo n'imyitozo ngo bagiye kujya bakubita n'imyitozo ngo harimo abamaze kuregeza rwose hari ababutangiye kwibera nk'abazarendo abaze kwibera nk'abasiviliyani ukuvuga ngo mu FDLR ngo ukuntu yarazwi kwihambira ngo akarwana kisiga insena ariko ubu ngubu ngo rwose ngo barasigaye babamenaho ikibatsi ngo nawe akagenda nk'abazarendo da yewana ndakubwiza ukuri ariko se fighter urumva nimba bagiye gutegura urugamba bagiye kurutegura hano muri Masisi uzi icyo bishatse kuvuga nuko bari kugira ngo babohoze Irubaya Irubaya ni agace gakungaye ku mabuye y'agaciro kandi kuba baragatakaje byabagizeho ingaruka cyangwa se byabagize perte bajya bagizeho igihombo ubwo rero bari kugira ngo gutegura urugamba ahangaha muri iyi Masisi Masisi iri hafi ya Rubaya iri hafi cyane ubwo rero bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko bari kugira ngo bategure urugamba hafi yaho ruzabera urumva ubwo rero nimba bagiye kurutegura hafi yaho ruzabera bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko iyi Masisi wenda dushobora no kuvuga ngo ejo abavandimwe bagabye igitero hano muri za Kinigi ari ukugerageza wenda imbaraga zo M23 ifite ariko wenda hari ikindi gitero kiremereye bari gutegurira ahangaha muri Masisi ku zone nk'uko uri kubivuga fighter urumva ko rero niba FDLR zigiye kwishyira hamwe mwabira bice urumva ko ara urugamba rugiye kuba imberenge kuba imberenge bivugitse ko ahubwo M23 alo muranyumva mwaramutse turakumva neza cyane wo bwakeye ute bwakeye amahoro ariko ni bya bindi n'ubundi n'indura ahangaha muri Goma ni ibintu bisanzwe ariko twaramutse amahoro ngaho noneho wowe uri aho ngaho kuri tere tubwira ibyaramutse ejo ntabwo ugeza ku bakunzi bacu update niyo mpamvu tugushyizeho kugira ngo wenda aho mu minota 15 ugire icyo ubwira abakunzi ba Eugene Official mu biri gukorerwa muri uwo mujyi Goma hoza ari induru nta security n'ubundi ariko kirahangaha Goma bahamenya abasirikare benshi Grande Barriere kuzamura mu mapendo kuzamura mu makoro kuzamura mu birere kuzamura hejuru Kabutembo mbese urabona yuko abasirikare ari benshi cyane abasirikare ni benshi mu mujyi cyane ashobora kuba bafite ubwoba bwinshi yuko hari icyaba uretse yuko kubonana nabo nta kigoranye gihari abenshi bari kuvugira ingara bagiye baturuka za Kamina na za Kitona kuko hari refresho nyine imwe yo kubahugura kugira ngo baze hano muri Goma ejo natembereye Katindo cyane inkomere ni nyinshi muri iyi mirwano yagiye ba muri
muri za Rucuro na za Masisi. Nejo hari aho bashinguye mu kapiteni witwa Kivumbi. Kapiteni Kivumbi yari komanda kampani yaje kurasirwa muri ibi bihande bya za Minova. Nawe yashinguwe ejo hashinguwe amakapiteni agera muri 22. Ariko hari kugira ngo barinde bagwira gutyo bamanza kubabika igihe cyazagera bakabona kujya kubashyingura. Ntabwo iyo strategy basigaye bafite, ntabwo urabona ira congelateur bazanye cyangwa barafu. Ntabwo buno strategy basigaye bakoresha kubera ko societe civile isigaye ibamerera nabi, kabamagana igakora imyigaragambyo cyangwa igahita abagore babo baba bari muri Kakatindo bagatangira gukora imyigaragambyo bavuga ati abagabo bacu barashize, barapfuye, barashize. Basigaye baza bakababika bakagwira, kuko morgue isigaye ibika, ishobora no kubika ukwezi kose cyangwa n'amezi 2. Rero barabika kugira ngo babe bakaruma cyangwa gucecekesha abaturage kugira ngo badakora imyigaragambyo. Rero bakababika bakagira umunsi, urabona iminsi 2 isa nahishize nta umukomo w'isasu cyane nta n'intambara ibaye cyane. Rero bareba kagahenge kaba gahari niho babashingura kugira ngo babashe gukaruma bari abagore babo. Uzi yuko abagore babo benshi baba bari hano za Goma, benshi rero baravuga ati se intambara ko muyikomeje kandi abagabo bacu bakaba bari gupfa n'abana bacu. Rero niho bahitamo kuvuga ati reka turirebe yuko hari bubagahenge tuhite tubashingura, basa naho ariyo siyasa baba bafite. Ubwo bakanga yuko hashobora kuba haba kavuyo ndetse n'imirwano iri kuba. Urabizi yuko kwa kane hari habaye imyigaragambyo, narabikubwiye kuri 34 region militaire. Abagore b'abasirikare bari baje kuhatera amabuye bavuga ati se abagabo bacu ko bashize nta n'umushahara muri kuduhereza, abana bacu bicwe n'inzara. Urumva rero nicyo kintu basigaye bakora, bakavuga ati reka tubashingure. Kandi noneho uretse n'ibyo ngibyo urabona yuko ubu ngubu batangiye kugabanya kugira ngo batabona yuko imibare myinshi, kuko hariya muri Kakatindo cyane imibare iyo abasirikare benshi bapfuye biragaragara kandi bikagaragarira n'abaturage bakabimenya. Rero buno bahinduye strategy, abasirikare babo bari gupfira ku murongo w'urugamba bari guhita babashingura iyo ngiyo bari abafasi cyangwa abasirikare batoya. Abakazana amakapiteni, amamajoro gutyo n'amariyete na colonel hano mu mujyi, ntabwo bakizana bari abasirikare batoya. Abasirikare batoya ntabwo bakibazana, basigaye basana abasirikare bakuru. Naho reka tunyarukire ku nkuru yo Kisekedi Chirombo yatangaje. Mu gihe yari Lubumbashi ari muri Ransemayiri ya locomotive cyangwa iri ya kwerekana zira gari ya moshi ebyiri. Yatangaje no ku mutekano muke wa Nord Kivu na Sud Kivu, mbese este yose, kuko buno este isigari Sud Kivu na Nord Kivu, Ituri, Beni. Yabivuzeho cyane, akomeza nenga ibihugu bifasha ngo biriho birashaka gufata Kongo, byitwaje ngo biri gufasha M23. Ubwo yatungaga gatoki igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda. Mu by'ukuri yabwiye inzego z'umutekano kuba ziri maso cyane zikaguma kuba maso kugira ngo barwanye umwanzi. Rero umwanzi rero sinzi nimba bavugaga yuko ari M23. Ubwo rero no kuvuga ngo bongeye kongera kohereza uriya Kiwewe
ejo azatangira kuza hano mu mujyi wa Goma, yarari Minova ubita Kiwewe, yasanzeyo Kirumwami. Aratangira kongera kuza kumotiva hano za Kanyarukinya, za OPRP, mbese muri Nyiragongo muri makeya, na za Sake. Ejo azaba ari hano, azaba yahageze ari gusura abasirikare bari mu mpande zitandukanye z'urugamba. Rero bazanye, urabona yuko bazanye imbunda nshyashya, ibimodoka bifite iriya mitutu 44, 48 bya sesekaye hano muri Goma. Ni byinshi biri kugenda bitembera. Imbunda zabaye nyinshi cyane hano mu mujyi, ugasanga Sadek ariko yuko itari kugaragara noneho cyane, ari kugaragara FARDC. Monisco nayo iri gusensibiliza, ivuga ati abaturage nibabe bari calme, bakomeze bakomere, uretse yuko n'ubundi kwiheba hano bikiriho. Kwiheba biracyariho, abaturage bariko baravuga ati inzara iratwishe, ariko noneho nabonye batangiye kuzana imfashanyo mu by'ukuri. Batangiye kuzana imfashanyo, usanga mu makambi noneho babapfutse amaso. Ejo bundi abasaza bagiye babaha $200 bakabahereza, nta byo kurya babahaye, ariko bagiye bamwe babahereza imfashanyo z'amafaranga, gutyo kugira ngo bareke kwiheba, kuko urabona yuko bari batangiye kuvuga ati mufungure imihanda, twigire kujya tujya guhinga, twigire kujya tujya za Masisi, za Rucuru, kujya kwizanira ibyo kurya, kuko usanga muri aho M23 ariho hari ibyo kurya. Hano muri Goma inzara ni nyinshi. Ubwo aho ngaho ni muri Goma, mu nkengero noneho z'umujyi wa Goma, ubwo ndavuga za Sake. Ese ho byifashe bite? Sake na n'ubu haratuje, noneho dutero shuma two kurasa hariya muri kwa Madimba. Bisa naho byahagaze ubu ngubu, ntabwo bakirize cyane, ntabwo bakiri kurasayo cyane, kubera ko byaje hano muri centre ville. Mu makartier yose abasirikare niho bari, nimba bari kwikanga ikihari yuko urabona n'u Rwanda umutekano wakajijwe hariya ku mipaka cyane, nimba ari byo nabo biganye hari u Rwanda simbizi, ariko ahandi hose muri centre ville cyane hano Virunga, aha IRPG niho hari abasirikare benshi cyane mu mujyi hagati, niho babimuriye bari gucunga imitekano. Sinzi nimba bafite ubwoba hari yuko bashobora gufata Goma, nibwo bwoba hari bafite, ariko za Sake nta kibazo gihari cyane, abantu bari kugenda. Cyo bikoze ikintu bakoze no gufungura imihanda, babwira abaturage ngo bakomeze bagire. Noneho n'imodoka ziri kugenda zikajya Masisi, zikongera zikagaruka, ariko imisoro ni myinshi cyane. Imisoro ni myinshi kuko guverinoma urukubuvuye za Masisi, nka Fuso, kagafuso gato gatwaye ibitoki cyangwa ibishyimbo, bari kugashikishuza $200. Urumva rero na n'ubu imisoro iracyameze nabi cyane, kandi M23 yo ntisoresha, bareka imodoka zikagenda nta kibazo. Uvuze iby'ibibunda ngo biri kuzanwa bishyashya aho mu mujyi wa Goma. Nibuka yuko rwose hari umugabo utavuga rumwe na leta ya Kinshasa wavuze yuko uwo bita Antoine Felix Tshisekedi ngo ari kwinjiza igihugu cya Kongo mu madeni aremereye. Rwati rwose turi kumwamagana kuko igihugu cya Kongo ngo kirimo imyenda myinshi cyane. Ese ibi bintu Gisegeti ntiyaba noneho agiye guhura n'icyo bita ihurizo rikomeye muri iki gihe, ubwo abaturage batavuga rumwe nawe batangiye kujya bamushinja gushyira igihugu cyabo mu kaga? Ni ibintu bikomeye, nibyo ndi kukubwira ngo ashobora kuzabona urubanza rukomeye, ashobora kujya mu ICC, kuko urabona izi mbunda zose agura aho kugira ngo akore mobilisation cyangwa akore. Urabona hano muri Goma urasanga abantu benshi bamaze kugira imbunda nyinshi kubera
gutatanya imbunda mu baturage. Urabona yuko abasirikare ahangaha sinkubeshya ubwanjye ndabihagararaho nshobora nonaha kuba mfite $20 yonyine ariyo madolari 20 nkaba nabona imbunda nshyashya iyo ariyo yose nkayigura. Urabona rero abaturage bafite crise iteye ubwoba mu gihe ari kugura ibibunda, ari kufatanya n'abandi n'ibindi bihugu bimwoshya bikamugurisha imbunda bidafite aho zibizigurisha. Urabona ni umutungo w'igihugu agatwara hanze mu bintu bidafite akamaro mu gihe yakagombye kurangiza intambara. Ese kugura izi mbunda uretse kuzigemurira M23 uragira ngo izi mbunda nizo kurwana na M23 ni zingahe se M23 yafashe? M23 ntabwo yatangiye ifite imbunda nyinshi ariko ubu ngubu izikura muri guverinoma. Urumva rero no gutakaza amafaranga ku kintu kidafite agaciro kidafite n'akamaro. Izi mbunda mu gihe iyi budget yakagombye kuyikoresha mu kurangiza. Reba turi kubura amazi hano muri Goma, turabura umuriro, turabura ibyo kurya mu gihe yakagombye kuba yadepana amabaraje menshi tukabona umuriro tukabona amazi akazana na gaze metane nk'uko u Rwanda rwagiye rwubaka gaze metane muri Kivu. Yakagombye kurushaho gufasha igihugu aho kugira ngo agishore mu ntambara. Rero nibyo ndi kukubwira yuko abaturage bo barareba n'izindi guverinoma zatangiye kumunenga nuko zitavuga kuko bakwicwa. Ariko ubundi guverinoma yo yashakaga ubundi aba badepite ba hano muri Nord Kivu bajya ku munama hariya za Bukavu bashatse kugira ngo bakore negotiation na M23 ariko babonye yuko azabica barabyihorera barabiceceka. Rero abona Gisegeti bakunda intambara kuruta amahoro, kandi amahoro nta nicyo yamutwara kandi nta nicyo azafasha abaturage. Bizarangira n'ubundi ni imyaka 5 ahubwo ibwiye hasi kurusha iriya myaka 5 yakoze. Mu gihe we yavugaga ati ibyitarakozwe muri ya myaka 5 yashize ngo birakorwa muri iyi myaka 5, ahubwo noneho biri kujya hasi, biri kujya rudubi kurusha uko byaje imbere, uko yakosora ibyo yananiwe. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ngaye nguko rero muvandimwe utugejejeho ibiri kugenda bibera muri uriya mujyi wa Goma uko byifashe fighter, urumva ko bitiyoroheje naka na gatoya. Turugana ku musozo rero ngo nuko abagabo babiri, ubwo ndavuga Hamuri ya Kutumba Hamuri ya Kutumba rwose ngo ni muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu twasimbukiye ndabona amasaha yatujyanye. Na mugenzi bita Ngoma Nzito, uyu niwe mukuru wa Mai Mai birozi bishambuke. Ngo babatumye higoma. Bakoze iki se kandi? Ngo babatumye higoma ni nyuma yuko ngiye imitwe yombi Mai Mai birozi bishambuke ndetse na Mai Mai ya Kutumba ikuriwe n'umugabo bita Hamuri ya Kutumba, ngo batumweho ngo bazigoma basobanure ibyo bari kuharanira ndetse n'ibyo bari kurwanira, kuko ngo babona ko ibyo bari kurwanira ari nta shingiro bifite. Ngo ni nyuma yuko imirwano yagiye komeza kubahuza hariya mwabira bice bya Kivu y'Amajyepfo byakomeje kugenda bihitana abaturage batari bakeya, ndetse bikagaragara ko imirwano yabo ari ibijyanye no kuba ari amoko ari gusubiranamo. Ubwo ndavuga ubwoko bw'Abafurero ndetse n'ubwoko bw'Ababembe. Ubwo rwose ngo bari gusubiranamo ku rwego rwo hejuru. Ubwo bakaba batumijweho igoma ngo baze batange ubusobanuro bw'imirwano barimo ndetse n'ibyo bari guharanira fighter. Ya nuko ibintu bihagaze, reka dukomeze tujye gukurikirana turebe uko situation. Ariko hari akandi gakuru tutagenda tutajya bakuru aba turi kumwe. Nuko muri Masisi hari ahantu rwose abo bita Wazarendo baguye muri ambushe aho bita Ruhizi, nyuma yuko bari bagiye kwambura abaturage bakagwa. Ubwo ahangaha Ruhizi biri hamwe na za Nkokwe na za Remeka, urumva niyo hasi nyine epfa uba warenze za Rubaya, warenze za yo hasi nyine ngo M23 hira cyariyo. Ubwo rero ngo bari bagiye kwambura abaturage
baza kugwa mu burinzi bwa M23 habasha kugwa abagera kuri 7 ngo gukora fighter ibya update z'iki gitondo ubwo reka tujye kubategurira andi mu masaha ari imbere ubundi tubagezeho uko biraba byifashe naho mu masaha ya kumanywa. Ubwo rero reka tubashimire cyane abantu twabanye kuva dutangiye kugeza tugeze hano ku musozo n'iby'agaciro cyane rero turabakunda cyane mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official asante sana ciao ciao.